Mwaka musha muhire mwese bakunze ibiganiro by'umugati w'ubugingo. Imana ishimwe ko turi amahoro, ko tugeze muri mwaka wa 2022 2022. Imana iduha umugisha kandi ishimwe, ndi kuba afite ibyiringiro ko idufitiye umugambi mwiza. Niyo mpamvu turi bazima uyu munsi. Hari ikintu Imana igushakaho. Iki nicyo gihe kenshi nk'abana b'abantu tuba tugeze ahantu twiyevaliwa, twicara tukiga ese Mana umwaka byagenze gute, hano byagenze neza ndagushimiye, ikindi gihe Mana hano biracyangoye, n'ibindi twifuza kuri umuntu w'umwuka mbere na mbere. Yego Imana ishimwe ko twumvise teme abakozi Imana bagiye baduha, twarishimye, ni byiza cyane. Ariko ikibazo ushaka kubaza umuntu ari kundeba uyu munsi, ubuzima bwawe bimeze gute? Ese ibyo bavuze urumva urimo kubigenderamo neza? Ese uriteguye? Nagira nkubwire ko umwaka kugira ngo ushobore kubutsinda neza cyangwa se ugenderemo neza, no kuragiza Uwiteka. Imana yacu ni umwuka kandi abayishaka yabaye ubasha bwo kuba abanyamwuka. Nitukira abacu ngo twigenge, ntabwo turi abantu tugenda amezi 12 tuyafate nk'abantu batazi aho bajya. Hari ahantu Imana iri kukujyana kandi byanga byakunda uri mu rugendo. Ese ashimwe. Rero hano tuba tugira ngo inspiring abantu, twongere twibutse yuko uri umunyamwuka kandi ubuzima bwawe bw'umwuka n'ubwawe wenyine. Yego hari igihe twagendaga ugasanga wagiye kwishima, wa declare wavuze ibintu byinshi ariko uri kure y'Imana. Imana irifuza kuba hafi yayo none. Ese waba warafashe igihe cyo gutegura umwaka? Ese waba warawusengeye amezi 12 warasengeye yarashize nanda azashira? Ariko se ubuzima bwawe bimeze bite? Uyu munsi nagira nkubwirire twiganire urimo kundeba. Nagira nkubwire hari Imana gushakaho. Kandi rero niba kigushakaho ugomba kukimenya ukakigenderamo. Ntabwo rero wakimenya udakunze iby'Imana. Gurega nzi ibyo nibwira kubagirira si biba, ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'izaza. Sizi niba byaragenze nabi warangiza ugakora report ukavuga Mana iyi bira nkoze ndabona ari umukara gusa. Menya ko ibitekerezo by'Imana kuri wewe ni byiza, si byo kukwica. Ukwiriye rero gutangira umwaka ufite ibyiringiro, uvuga uti iby'Imana ntekerezaho ni byiza, nyine ukagira itangiro ryiza ugasimbukamo neza. Ariko icyambere ijambo nyamukuru mbazanira gize Imana umwaka wawe. Amen. Niko bizaba successful, niko uzarangiza ukavuga uti nasoje umwaka neza, nagendanye n'Imana nubwo hari bimwe mbona ntashoboye ariko nabanye nayo. Amen. Ese waba witeguye kubana nayo? Imbere y'video umunsi niyo kugukangurira wewe gutegura umwaka n'Imana kandi ugatangirana nayo. Amen. Reka dusome cyanditswe nkunda Zaburi abarokore twese twikundira ya 37 umurongo wa 3 tugende kugeza ku wa 5. Haravuga ngo wiringire Uwiteka ukora ibyiza, guma mu gihugu ukurikiza umurava. Amen. Ngo kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Umurongo wa 5 aba ari we wiringira nawe azabisohoza byose ibyo ushaka. Ariko cyambere menya ko Imana igutekerezaho neza. Hanyuma icyakabiri ugume mu gihugu. Kuguma mu gihugu bisobanura iki? Kuguma muri presence y'Imana. Icyo bisobanura kuguma mu buryo washaka Imana, ukorera Imana kandi uyishakane umurava n'imbaraga zawe zose. Amen. Ntihakagire ibintu biguca intege. Uko biri kose Satani ahora ari hafi ngo arebe umuntu aconshomera. Amen. Ugume muri presence y'Imana. Uramwita kuba muri presence y'Imana bisobanura iki? Ngo gukunda ibyayo, kugira inyota yo gushaka Imana. Wari wakabaho igihe wumva ngo Imana ndayishaka, abandi barananiye ariko ndasenga, abandi barangije kwiriza ariko ndakomeje. Wiringira Imana, ugume mu gihugu, ugume muri presence y'Imana. Hari umugani Yesu yaciye w'abana babiri bavindimwe. Umwana w'ikirara yavuye kwasi ajya kure, ajya mu gihugu kitari cyase. Imana data wacu niwo mwijune papa wacu. Rero arashaka ko tuguma mu gihugu cye. Iyo ugiye kure mu gihugu cy'Imana, ugume mu gihugu cy'Uwiteka, usangira n'ingurube, ukora ibyaha, uriyobora. Ariko iyo uragije Uwiteka neza umwaka wawe, uguma mu gihugu ukagira gute? Ngo niyo izabisoza amaproje yawe sinyata. Ariko ugume muri icyo gihugu bakigumamo baterera kugira ngo umenye n'ibyo Imana igushaka. Nuko shake ubuhanuzi butavangiye, kundi ijambo ry'Imana, senga. Ese Imana irakubwira iki? Umwanya mukawera, nyoterwa Imana, sonza Imana. Yesu yaravuze ngo unyizera wese amazi y'ubugingo azatemba ava muri we. Nuvuga ngo iki kirahuri cy'amazi ifite shobora gutuma umuntu akakinzanira umwana se, ariko nta muntu ushobora kumira aya mazi ngo amare inyota. Amen. Keretse mfashe
nka takinga action yo kuyagotomera nkanywa bityo inyota yanjye igashira. Amen. Kuguma mu gihugu Imana ashaka guma muri presence y'Imana. Abantu benshi impamvu tuvamo kubera gushukwa ibyo twifuza, projet dufite, ibintu twifuza kugeraho, ibyananiranye turasiganwa tugasigana, ariko twemerewe gusiganwa n'ibyaha. Ibintu Yesu yaravuze ngo kugira ngo bitunge byose buri juru afaza rubyihurirwa ngo kandi mukabyifuze cyane umwishake kuko data wo mwijuru aziko ngukeneye. Niyo mpamvu mwanditsi wa Zaburi 42 nawe ndayikunda cyane 2 aravuga ngo nkuko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi niko umutima wanjye wahagizwa no kwifuza Imana barayifuza bene data, Imana barayinyoterwa, Imana ujya ku masoko yawe. Ni byiza kugira teme ya eglise, ni byiza kujya gusakuza bonane ukavuka declara, ariko mu gihe utari umuntu nyoterwa Imana bizarangira na 31 itariki 2 weweho uri umuntu Imana yironkeye. Kimwe hano dukunda gukora Bread of Life tuganira twibukana ku buzima bw'agakiza uri personnel, ugomba kubugaburira. Imana yacu rero ni isoko tugomba kwahagizwa dushaka ngo imparakazi iranyoterwa. Iyo rero imparakazi nyotewe ishakisha umugezi. Amen. Umuntu ashobora kugutamikira ariko amazi aragoye kugira ngo yatambike umuntu. Uwo munsi numvise mukabarangendera mbwira power iba mu mazi. Amen. Mukagura umwuma hahagizwa ari kugere ku isoko nyayo, isoko itanduye. Imana yacu Yesu Kristo. Amen. Ni isoko itanduye, isoko itumara inyota, ikatumara inyota y'ibyo byose byaba bitabonetse umwaka ugashira n'undi ukaza ugategereza kugendererwa n'Imana. Niyo mpamvu hano watubwiye ngo uyu murongo mpunze cyane haravuga ngo gumana umurava, ntugatakaze umurava. Umurava nuvuga courage, gushakisha, gutegereza, ngo kandi wishimire Uwiteka. Kutishima bibagira amasezerano y'Imana. Ndabwira ikibene data kugira ngo uragize Imana neza umwaka wawe ube successful bidashingiye kuri bitureba. Nabyo turabyemereye iyo byaje sawa fine, twebwe ntabwo ari byo bituyobora. Nukuvuga ngo kugira ngo wikoreze Uwiteka Imana umwaka urugendo rwawe rwose, nukuvuga ngo yishimire kandi izaguha ibyo umutima wawe usaba. Wicaye neza ukabireba mwene data, abantu bagendanye nayo neza, hari igihe bigera ahantu kaguha icyo umutima wawe usaba, kuko Imana yacu ni umubyeyi. Yesu atwigisha yari yasengesha avuga ngo ubwire data twese uri mu ijuru ni papa, izi ibyo ukeneye irabiguha kandi kakugenera ubuntu bugukwiriye. Ari igihe papa kwima ibintu avuga ati nimuha byinshi muri uyu mwaka ndabona bizamuvana mu murongo, akabararetse. Imana yacu si inyenzigo. Ese ntabwo waba uri negative, ntabwo waba urimo gutekereza ibintu bibi, ari igihe ugira reside noire. Ibyo ngibyo bikagenda bikagira impact. Utekereza nabi n'ibyo ukora biba bibi, n'ibyo usohora biba bibi, n'uburyo wifata biba bibi, mbega ubumukara. Yesu adufashe cyane kugira ngo twikoreze Uwiteka umwaka wacu, nuko tuyishimira, tukagumbana umurava, tukaguma mu gihugu. Ibyo bintu bitatu twabyumvikanye bene. Umwana w'ikiraro kugira ngo agende yagize ishaka rirenze ryo gushaka gushayisha, ngo yasabye ubutunzi bwe mugende murebe iriya nkuru iri muri Bibiliya. Mu Mana, mu gihugu cy'Imana ubutunzi buragushira. Buriya nta butunzi umuntu aba afite yadafite Imana. Kwiringira Uwiteka nibwo butunzi bwa mbere dufite. Yesu yaciye umugani abwira ati hari umuntu yafashe arasarura, arangije ngo arangije agereka akaguru kandi aravuga ngo ibyanjye ibigega nabyujuje asigaye ko bijya. ngo arangije arambwira ngo ese ejo upfuye ninde uzasiga burya iriya misaruro yawe? Abandi bazabirya, ariko reka nkubwire ubugingo bwawe buha amazi y'ubugingo. Uragize Uwiteka, hanyuma umwaka wawe wa 2022 uzaba successful. Kwiringira Uwiteka nawe azaguha kurya ku byiza byo mu gihugu. Habaye igihe by'isarura umuntu akarya ibyo umutima we ushaka, kuko Imana yacu dutekerezaho neza. Tugume turi positive. Ikindi jambo ry'Imana kugira ngo nakuraje n'umuntu yumva ababaye, kuko ntabwo tuba mu bihe bimwe. Hari igihe umuntu arangiza umwaka pe akabona ntaho byagiye, aracyari hahandi umugani wayangiriye. Yanitse Imana imumugisha cyane. Ibyahishuwe Yohana igice cya 18 haravuga ngo ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Niko umwami Imana ivuga. Nukuvuga ngo niba wumva byarangiye kuri Sefi ni kuri Omega,
alpha ni ya nyuguti a nyine, omega ni ya nyuma. Nukuvuga ngo warigiye ureba ukavuga noneho ngeze ku iherezo, akanyuma, agafu kanyuma, imbaraga za nyuma, nakoze ibyo nshoboye ariko ndabona noneho ngeze kuri omega. Nagira nkubwire yuko Imana ikugifitiye umugambi mwiza, uko ufitiye bariya warebye mu baserebra bishima badeclare nawe ukavuga ndacyari hahandi. Imana ni omega ku buzima bwawe, kandi uyu munsi ishobora kukubera alpha. Ariko iki gusaba ni iki? Nuko ugumana umurava ukaguma mu gihugu cyayo, utazasangira n'ingurube hari hanze. Ubuntu bw'Imana burarinda. Ubuntu bw'Imana, kuba muri presence y'Imana biguha gutegereza urugendo rwawe ukarusoza neza, ngo nibwo izabisohoza. Niko twasomye muri Zaburi 37. Amen. Reka Imana ikubere alpha mu kwezi kwa mbere. Ndashaka kuguhanurira ubyakire, ugumane na alpha na omega. Ese usize uwitangira n'iherezo ubugiye ubundi. Imana ikugarure. Yesu ashimwe. Ikongera ikatubwira muri Yobu 14:7. Aravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Ariko ngo byagenze gute? Ku murongo w'9, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen. Asama cyane mu amazi, ushakisha Imana wagire nkiriya marakazi. Amazi aragoye kuyatamiza umuntu, ariko bigusaba imbaraga gutekinga action. Haguruka uyu munsi ushakisha amazi y'ubugingo, Yesu Kristo. Urongera kandi ushibuke niba waratemutse ukavuga uti jewe ndabona narasigaye inyuma, ariko Imana birashoboka ko ibintu byaba byiza. Ariko utange ibitekereze nk'Imana, think like God. Sibyo? Tekereza nk'Imana, ureke gutekereza ibyo abantu bakwereka bitagenda, n'ibyo we wireba ukabona ibintu bigenda. Nta nubwo byanakubaka kubuta kuvuga ikiza ku buzima bwawe, kwiyaturaho neza. Ariko kwiyaturaho utari muri ya spiritual gate, muri cya kibanza cy'umwuka, ntacyo byamara. Kuba mu kibanza cy'Imana nuvuga ngo kugumaho Imana igushaka, ugakora ubushake bwayo, ukayinyoterwa, ukagenda kunywa, nibwo Imana ibitekerezo byawe bigendanamo neza. Amen. Imana yacu ntabwo ari umuntu. Yobu yarongera avuga ngo umucunguzi wanje ni muzima kandi ariho, kandi ngo nta na kimwe gishobora kurogoya umugambi wayo. Imana igufitiye umugambi mwiza, niyo mpamvu gutekereza neza. Guma hamwe. Wari wakabona akana gatonya, iyo umubyeyi agatekereza ibintu aribye katumva, ukabona ko yakererewe ari ibintu atarimo gusohoza vuba, ariko umubyeyi iteka uratekereza umwana we neza, uramupangira ibyiza. Imana iduhana umugisha rero. Ndakwifuriza kuragiza Uwiteka uyu mwaka, kandi nanjye niko ngiye kubigenza. Hanga twiganirira tubigenze uko Imana ishaka. Imana idufashe kandi izadushoboza. Reka rero dusenge kugira ngo tugume mu gihugu, nawe Imana izaduha ibyiza. Murakoze. Ndagushimiye ko wazanye abana bawe, harabo wayoboye hano atari paraza. Ndasinze kugira ngo ubakoreshe iby'ubutwari, wigishe mwa Imana kwahagizwa bashaka umugezi basame uwuzuza amazi y'ubugingo. Kandi Imana duhe cyane kuguma mu gihugu. Hari byinshi bishaka kutuvana mu gihugu nk'umwana w'ikirara, bise bikadushuka bikatwereka ngo wakererewe, dore abandi byaraciyemwe ariko warasigaye. Ndasengera umuntu nk'uyo mwami Imana, umubere alpha na omega. Bana utoshe imizi yabo, ngere kandi bashibuke bamere nk'ibiti byongeye kuba bito. Urakoze ko dufitiye umugambi mwiza. Ibyo nibyo nsabiye ngiye n'abagenzi banjye. Umugambi wawe mwiza ukomeze gusohora, izina ryawe ryubahwe iteka ryose. Amen. Turabakunda naho ubutaha. Nongeye kukwibutsa yuko Uwiteka gutekereza neza, kandi iragize Uwiteka urugendo rwawe mu kuguma mu gihugu, mu kuyiringira, mu kugumana umurava no mu kuyishimira. Nibwo bizagenda neza. Andeho dosa ntabwo nshobora kukurasira. Imana iduhana umugisha. Ndabakunda cyane naho ubutaha. Mwari kumwe na Mama Bijou. God bless you. Amen.